Mukristo agenda yihuta, ntiyagira uwo bavugana mu nzira, kandi umubajije ijambo ntamusubize. Ahubwo agenda nk'uca abuzanywa, ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga ataragera mu nzira yaretse akumvira inama y'ubwenge bw'isi. Hashize umwanya agera ku irembo. Hejuru y'iryo rembo handitswe ngo mukomange murakingurirwa. Akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza agira kenshi, kandi aririmbisha ati, ab'imbere ndabasaba mwemere ko ninjira, nubwo nyiri iyi nzu mwiza nzi ko namugomeye simbikwiriye na hato, ariko ankinguriye sinzasiba iteka ryose kuririmba ishimwe rye. Nyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwaga Rukundo, aramubaza ati, urinde, uturutse he, urashaka iki? Mukristo ati, ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemereye, turutse mu mudugudu wa Rimbukiro, ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera. Noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira, kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica muri iri rembo. Rukundo ati, Ndabyemeye rwose. avuze atyo aramukingurira, maze Mukristo akinjira, wa wundi amukururira kumwinjiza vuba. Mukristo aramubaza ati, unkururiye iki? undi ati, Hafi y'iri rembo hariho igihome gikomeye. Bezebuli niwe mutware wacyo. Uwo n'abo babana barasa abegera iri rembo kugira ngo bapfe bataninjira. Mukristo aramusubiza ati, Nubwo ibyo binteye ubwoba ndanezerewe. amaze kwinjira, umukumiriza aramubaza ati, Ninde wakuyoboye iyi nzira? Mukristo aramusubiza ati, Mubwirizabutumwa niwe wantegetse kuza aha ngo nkomange nk'uko nkoze, kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora. Rukundo ati, Urugi rukingutse rushyizwe imbere yawe ntawe ubasha kurukinga. Mukristo ati, None aha ntangiye kureba umumaro uvuye mu bwihare bwanjye. Rukundo ati, Niki gitumye uza wenyine? Mukristo ati, Ni uko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wamenye ko ari mu kaga nk'uko njyewe nabimenye. Rukundo ati, Ntawamenye yuko uri buze? Mukristo ati, Umugore wanjye n'abana banjye babanje kubona ngenda barampamagara ngo ngaruke, kandi n'abaturanyi banjye bamwe bahageze barampamagara ngo ngaruke, maze nipfuka mu matwi ndaza. Rukundo ati, Ntawagukurikiye ngo akoshye kugaruka? Mukristo ati, Mudakurwa ku ijambo na Nyamugigyanino bankurikiye, maze babona yuko ntabakundiye. Mudakurwa ku ijambo asubirayo antuka, ariko Nyamugigyanino azana nanjye umwanya muto. Rukundo ati, Niki cyamubujije kugera aha? Mukristo ati, Twazanye kugera aho twagereye ku isayo gahinda gasaza, dusayamo gitunguru, maze uwo muturanyi wanjye Nyamugigyanino akuka umutima, ntiyakunda gukomeza inzira, ahubwo agana ku ruhande rw'isayo rugana iwabo. Arisayura arambwira ati, ngusigiye icyo gihugu cyiza, aba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze tugenda intatane, akurikira Mudakurwa ku ijambo, njyewe nza kuri iri rembo. Rukundo ati, Ni ishyano, ndamubabariye. Mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru, urukundo ruke rutamwemeza kwiharanga abone ibirushya n'ahari bike. Mukristo ati, Ibya Nyamugigyanino mbivuze uko biri, ariko navuga ibyanjye ntibyabiruta. Yasubiye iwe koko, ariko nanjye nayobeye guca mu nzira y'urupfu, kuko nohejwe n'amagambo y'uwitwa bwenge bw'isi. Rukundo ati, Niwe mwahuye? Nzi yuko atabuze kukugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwikirisha amategeko, kuruhurwa nawe. Bombi ni abariganya gusa, mbese wumva iyo nama? Mukristo ati, Nayumviye ngezaho ubwoba bwamburije. Nagiye gushaka mwikirisha amategeko, ngezaho nibwiriye yuko umusozi uhereranye n'inzu ye ugiye kungwira, sinabuze guhagarara. Rukundo ati, Uwo musozi wishe benshi, kandi uzica n'abandi benshi. Wahiriwe wowe utamenaguwe nawe. Mukristo ati, Nahiriwe koko, kandi sinzi uko mba nabaye yaba mubwirizabutumwa tutongeye guhura ngo nsange nibwira umubabaro wanjye. Reka reka, nagize Imana ko yongeye kuza aho ndi, kuko mba ntabashije na hato kuzaho. None nje ngo undebe uko. Ikiruta nuko nakishwe n'uwo musozi, biruta ko nahagarara ntya mvugana n'umwami wanjye, kandi ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza. Rukundo ati, Ntitugire uwo tubuza tumuhoye icyo yakoze ataraza aha.
naho byaba byinshi bibi, ntubirukana na hato. Noneho umukristo mwiza, reka nguherekeze akanya gato nkwigishe iby'inzira ukwiriye kunyuramo. Reba imbere, iriya nzira ifunganye niyo nzira yawe, yahariwe na ba sogokuruza bera n'abahanuzi ba kera na Kristo ubwe n'intumwa ze. Igororotse ubudakebakeba niyo nzira yawe. Umukristo ati, ntaho icyamiye cyangwa ihuriye n'izindi byatuma utahaza yoba. Rukundo ati, ihuye n'izindi nyinshi koko, ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari. Nyamara ubasha gutandukanya inzira n'imbi utya, kuko inzira yonyine ari igororotse ifunganye. maze ndota Mukristo amubaza kandi yuko abasha kumukuraho umutwaro ahetse, kuko yari atarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hato. Rukundo ati, ihangane n'umutwaro wawe, ugere ahantu ho gukirizwa, kuko ariho uzivushiriza umugongo wawe ukagwa. maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda. Rukundo aramubwira ati, Niwicuma umwanya uragera ku nzu ya Musobanuzi, ukomange ku rugi ari bukwereke ibyiza cyane. maze Mukristo amusezeraho, nawe amusezeraho ati, Ku Mana. nuko Mukristo aragenda agera ku nzu ya Musobanuzi, akomanga ku rugi kenshi. Bishyira kera, ku rugi haza umuntu aramubaza ati, Ninde? Mukristo ati, Mutware, ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri inzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyiri inzu. Nawe aje abaza Mukristo ati, urashaka iki? Mukristo aramusubiza ati, Mutware, mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo ku irembo rirasukirwa ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. Musobanuzi ati, Ngwino nkwereke ibikugirira umumaro. maze ategeka umugaragu we gukongeza itabaza, abwira Mukristo kumukurikira. Binjirana mu nzu imbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere, ararukingura. Mukristo abona igishushanyo kimanitse mu nzu. Icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane, yararamye atumbiriye hejuru, afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye, ibyisa biteye umugongo, ameze nk'uwinginga abantu, kandi ikamba ry'izahabu rimanitse hejuru y'umutwe we. Mukristo arabaza ati, Ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi aramusubiza ati, Uwo ni inyamibwa mu bantu 1000. Abasha kuvuga nk'uko ya ntumwa yavuze iti, nubwo mufite abayobora muri Kristo inzovu, ntimufite baso benshi. Ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Bana banjye bato, abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe, kandi ubwo mureba araramye atumbiriye hejuru, akagira igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, amategeko y'ukuri akandikwa ku minwa ye, ni ukugira ngo bikwereke yuko umurimo we ari ukumenya ibihishwe no kubihishurira abanyabyaha. Cyo gituma ureba ahagaze nk'uwinginga abantu, kandi ubwo ureba ateye umugongo iby'isi, ikamba rikaba rimanitse hejuru y'umutwe we, ni ukugira ngo bikwereke ko agayiye ibya none urukundo akunda umurimo wo gukorera shebuja, bituma atazabura kugororerwa icyubahiro n'ubwiza mu gihe kizaza. Kandi igitumye iki gishushanyo ari cyo mbanza kukwereka, ni uko uwo muntu ari we wenyine wategetswe n'umwami nyir'igihugu ujyamo ngo akuyobore. Nugera mu binaniranye byo mu nzira, cyo gituma ukwiriye kwita cyane ku byo nkweretse no kujya ubyibuka cyane, kugira ngo utazakurikira birarira ko wabasha kuyobora neza, ariko inzira yabo ijya mu irimbukiro. maze afata Mukristo mu ntoki, amwinjiza mu nzu nini yuzuye umukungugu mwinshi cyane, kuko iteka batayikuraga na hato. Nuko Mukristo amaze kuyitegereza akanya, Musobanuzi ahamagara umugabo aramubwira ati, Kubura. Arakubura. Uwo mwanya umukungugu utumukira hose, ujya Mukristo mu mazuru, ushaka kumuzibiranya. Maze Musobanuzi abwira umuja wari uhagaze aho ati, Zana amazi uminjagire mu nzu. azana amazi arahaminjagira, maze bakubura iyo nzu, bayiboneza bitabababaje. Mukristo ati, Ibyo bisobanurwa bite? Musobanuzi ati, Iyo nzu ni umutima w'umuntu wese watunganyijwe n'ubuntu bwiza buvugwa mu butumwa. Uwo mukungugu ni ibyaha yavukanye n'ibyo
yononesheje umutima we byamwanduje wese. Wabanje gukubura n'amategeko ya Mose, uwazanye amazi akayaminjagiramo n'ubutumwa bwiza. Wabonye yuko uwa mbere atangiye gukubura, umukungugu ugatumukira hose ukamubuza kuboneza inzu, ahubwo ugashaka kukuzibiranya. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko amategeko ya Mose atabasha gukura ibyaha mu mutima, nubwo abihishura akabibuza, ahubwo arabihembura akabiha imbaraga, akabigwiza mu mutima w'umuntu, kuko atamushoboza kubinesha. Kandi wabonye umuja aminjagira amazi mu nzu, bituma bayiboneza bitabababaje. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko ubutumwa bwiza iyo bwinjiranye n'ubuntu bw'Imana mu mutima w'umuntu, ibyaha bineshwa bigatsindwa. Nk'uko wabonye uwo muja aminjagira amazi mu nzu, umukungugu ntutumuke, kandi umutima wozwa no kwizera ubutumwa ukaba ukwiriye guturwamo n'umwami w'icyubahiro. Kandi ndota musobanuza afashe mu Kristo mu ntoki, amujyana mu nzu nto irimo abana bato babiri bicaye ku ntebe. Umukuru yitwaga Munyepfa, umuto yitwa Mwihanganye. Munyepfa yasaga n'ugaya cyane, ariko Mwihanganye yari ashikije umutima hamwe. Umukristo arabaza ati, Munyepfa aganyira iki? Musobanuza aramusubiza ati, aganyira ko umurezi wabo bombi ashaka ko bategereza kuzahabwa ibyiza byabo mu itangira ry'umwaka utaha. Ariko Munyepfa byose arabishaka nonaha. Mwihanganye yemeye gutegereza. Nuko kuri Munyepfa haza umuntu amuzaniye isaho yuzuye amafaranga, ayamusuka imbere. Munyepfa arayatoragura, arayishimira, kandi aseka Mwihanganye amuratira. Hashize umwanya muto aba yamaze, arakena, asigarana ubushwambagara gusa. Mukristo ati, sobanurira ibyo neza. Musobanuza ati, abo bahungu ni ibishushanyo. Munyepfa ni igishushanyo cy'ab'isi, Mwihanganye ni icy'ab'igihe kizaza. Nk'uko ubibonye, Munyepfa ashatse ibyo byose none muri uyu mwaka, bisobanurwa ngo muri iyi si. Uko nuko ab'isi bameze, bifuza guhabwa ibyiza byabo byose none ntibabasha kwihangana ngo bategereze undi mwaka. Uwo ni wo isi yindi izaza, bagahabwa ibyiza byabo. Ahubwo bakunda wa mugani ngo ijana riragurwa rirutwa n'imwe itashye, bakawurutisha iby'Imana yahamije byose by'ibyiza byo mu gihe kizaza. Ariko wabonye yuko yamaze ibye vuba cyane, ntagire ikindi asigarana keretse ubushwambagara. Ku iherezo ry'iyi si uko niko bizaba ku bahwanye nawe bose. Mukristo ati, Noneho mbonye yuko Mwihanganye ari we ufite ubwenge bwiza, ku mpamvu nyinshi. Iya mbere ni uko ategereza ibirushaho kuba byiza. Iya kabiri ni uko azagirana ibye n'ubwiza bwabyo, ubwo wa wundi azaba afite ubushwambagara gusa. Musobanuza ati, Ongeraho n'ibi, ubwiza bwo mu gihe kizaza ntibusaza, ariko ibya none bishira vuba. Cyo gituma Munyepfa atagira impamvu nziza yo kuratiriza Mwihanganye yuko yabanje guhabwa ibyiza birutaho, kuko ibibanza bitabura gusimburwa n'ibiheruka, ariko ibiheruka bitagira ibisimbura, kuko ari nta kindi kibikurikira. Cyo cyatumye bivugwa kuri wa mutunzi ngo, wahawe ibyiza byawe kiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Mukristo ati, Noneho mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza. Musobanuza ati, Uvuze ukuri, kuko iboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Icyakora nubwo bimeze bityo, bya none bihiriranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, cyo gituma byumvikana vuba. Ariko ibizaza ntibigira ihuriro na kamere y'umubiri, cyo gituma bigumya kunyurana. Maze ndota musobanuza afashe Mukristo mu ntoki, amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kuwusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mukristo arabaza ati, Ibi bisobanurwa bite? Musobanuza ati, Uyu muriro ni umuriro ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani. Ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi, ndakikwereka, ngwino urebe. amujyana inyuma y'inkike, asanga undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya yasuka mu muriro rwihishwa. Mukristo ati, Ibi bisobanurwa bite? Musobanuza ati, Uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorerwa mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta, niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Kandi urareba uko uyu muntu ahagarara inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro.
ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya ko uwo murimo w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. kandi umusobanuzi yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mukristo yishimishwa cyane no kuyireba, kandi hejuru yaho abonaho abantu bagendagendaga bambaye imyenda y'izahabu. Nuko Mukristo aramubaza ati, twakwinjira? umusobanuzi amujyana bugufi bw'urwuri, asanga abantu benshi bahagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare. Kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye, hariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi ku muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda, bifurebye ibyuma, bafite intwaro, biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashurijwe inyuma no gutinya abafite intwaro, Mukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi, aramubwira ati, mutware, andika izina ryanjye. Araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane, ntiyakuka umutima na hato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo, abacamo bose, yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu, bati, injira mugenzi, ugororerwa ubugingo budashira wabikiwe. Nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura aravuga ati, ngira ngo menye uko bisobanurwa. maze ati, reka ngende. umusobanuzi aramusubiza ati, uretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. yongera kumufata mu ntoki, amujyana mu nzu irimo umwijima, harimo umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma. Uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi, yicaye yiyunamiriye, yitangiriye itama, asuhuza umutima nk'uwenda gupfa. Mukristo arabaza ati, ibi bisobanurwa bite? umusobanuzi aramusubiza ati, mubaze arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo ati, urute? uwo mugabo aramusubiza ati, nduko ntarindi kera. Mukristo aramubaza ati, kera wari umeze ute? uwo mugabo ati, Nari umuntu wibwira ko ndi umukristo, kandi niyitaga intungane, n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga ko ntunganiye kujya mu rurembo rwo mu ijuru, nkishimira kwibwira yuko nzasohorayo. Mukristo ati, ariko none urute? uwo mugabo ati, None ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro. Simbasha gusohoka, ndetse none sinkibibasha. Mukristo ati, Niki cyaguteye kumera utyo? uwo mugabo ati, Nuko naretse kuba maso no kwirinda. Nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyana aho gushaka. Nakoze ibyaha by'ibyitumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje umwuka wera aragenda, sinkimufite. Nihamagariye Satani araza mbamo, narakaje Imana irandeka. Ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na hato kwihana. Mukristo abaza umusobanuzi ati, bene uwo nta cyiringiro na gike hasigaranye? umusobanuzi aramusubiza ati, mubaze. Mukristo abaza uwo mugabo ati, nta cyiringiro ugifite na gike cy'uko utazarinda iteka muri ako kazitiro kwiheba? uwo mugabo ati, Ntacyo. Mukristo ati, kuki? Umwana wishimwa si umunyembabazi nyinshi? uwo mugabo ati, Namwibambiye ubwa kabiri. Naramusuzuguye, nasuzuguye gukiranuka kwe, nakeresheje amaraso ye, nahemuye umwuka utanga ubuntu. Ubwo nakoze ibyo, nivukije ibyasezeranijwe byose. Shigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga gucirwaho iteka kutazabura kumbaho, n'umujinya w'umuriro w'inkazi uzandya kuko ndi umwanzi w'Imana. Mukristo ati, ibyaguhinduye kumera utyo wabikoreye kugira ngo ubone iki? uwo mugabo ati, Nabikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbone ibinezeza byayo n'indamu zayo. Nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima no kwinezeza kwinshi. Ariko none ibyo byose bindya nk'inyo, bikambabaza nk'umuriro. Mukristo ati, ariko none ntiwabasha guhinduka ngo wihane? uwo mugabo ati, Imana yankuyeho kwihana. Ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma. Abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo. Mbonye ishyano. Kwibwira iby'igihe kidashira kurambabaza,
nzihanganira n'imibabaro izambabaza mu gihe kidashira. umusobanuzi abwira mukristo ati, ujye wibuka ko uyu muntu ari akubera akabarura iteka ryose. mukristo ati, ibyo birantinyishije cyane. Imana ifashe kuba maso no kwirinda no gusenga, zibukira impamvu y'umubabaro w'uyu muntu. Ariko mutware, igihe cyo kugenda ntikiragera. umusobanuzi ati, Uretseho hato, banze nkwereke ikindi kimwe ubone kugenda. yongera gufata mukristo mu ntoki amujyana mu yindi nzira irimo umuntu wabyukaga ku buriri kandi acyambara yahindaga umushyitsi agatengurwa. mukristo arabaza ati, Ni iki gihindisha uyu muntu umushyitsi? umusobanuzi amutegeka kubwira mukristo impamvu zabyo. Uwo mugabo aramubwira ati, iri joro ryakeye narose ijuru rihindutse umukara cyane, kandi n'inkuba nyinshi zikubita imirabyo irabye. Ndatinya mpagarika umutima rwose, nuko ndaramye mbona ibicu byiruka vuba cyane birusha uko bisanzwe, maze numva ijwi ry'impanda rirenga. Mbona umuntu wicaye ku gicu, ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose, bose bari bambaye umuriro waka. Ijuru naryo ryaragurumanaga. Numva ijwi rirenga ati, abapfuye nimuzuke, muze mucirwe imanza. Uwo mwanya ibitare birameneka, ibituro birasama, abapfuye barimo bavamo. Bamwe bishimaga cyane bararamye, abandi bashakaga kwitwikira imisozi ngo bihishe. Maze mbona uwicaye ku gicu abumbuye igitabo, ahamagara abo mu isi bose ngo baze aho ari. Ariko umuriro mwinshi uva kuri we wakaga imbere ye, ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwa imanza, ntikwiriye gushyirwa hagati y'umucamanza n'abarezwe. Kandi numva abakorera uwicaye ku gicu babwirwa ngo, nimuteranye urukungu n'umurama n'ibishushungwe mubijugunye mu nyanja yaka umuriro. Uwo mwanya urwobo rudafite akagero rwasamira bugufi cyane bw'aho nari mpagaze, havamo umwotsi mwinshi n'amakara yaka n'amajwi ateye ubwoba. Kandi barategekwa ngo, nimuhunike amasaka yanjye mu kigega. Uwo mwanya benshi barazamurwa bajyanwa mu bicu, ariko njyeweho nsigara hasi, kandi nshaka kwihisha sinabibasha, kuko uwicaye ku gicu akimpanze amaso. Nibuka ibyaha byanjye, umutima wanjye undega urudaca, maze ndakanguka. mukristo ati, Ariko ni iki cyatumye ubitinya utyo? uwo mugabo ati, Nuko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye, nanjye nkaba ntawiteguye. Ariko icyarushije ibindi kuntera ubwoba nuko abamarayika bateranije bamwe bakansiga, kandi nuko urwobo rw'igihenomu rwasamiye bugufi cyane bw'aho nari mpagaze. Kandi nababazwaga n'iby'umutima wanjye umpana, nkibwira yuko wa mucamanza ampanze amaso iteka andeba igitsure. umusobanuzi abaza mukristo ati, Ibyo byose umaze kubimenya? mukristo ati, Ndabimenye. Ibyo binteye ibyiringiro n'ubwoba. umusobanuzi ati, Ujye ubyibuka kugira ngo bikubere imihunda yo kurya isataburenge, ugire umwete mu rugendo rwawe. mukristo arakenyera yitegura kugenda. umusobanuzi ati, Umwuka wera umufashe abane n'Uwiteka, kugira ngo amuyobore inzira ijya kuri rwa rurembo rwo mu ijuru. nuko mukristo agenda aririmba ati, Hano nahaboneye ibingira umumaro mwinshi by'igikundiro. Ibiteye ubwoba nahishuriwe mu rugendo rwanjye bizankomeza. Ni iki cyabateye kubinyereka? Mbyibwire mbimenye uko bingana. Shimirwa ibyo byiza musobanuzi. Shimiye Imana yakunze.